ngo ahiye uyu muhanuzi yahanuriye Yeroboamu aramubwira ngo ari kuzaba umwami, uzaba umwami. Ati yewe, ati wowe uzaba umwami, uzayobora abantu, uzaba umuyobozi. Imuvugaho ati Imana niko imbwiye, ntago nzi umunsi n'itariki ariko bizaba. Kandi Yeroboamu yaje kuba umwami, arayobora, umuyobozi w'Abisirayeli. Imana imugabanyiriza ku bwami, ibukuye mu nzu ya Dawidi. Nawe hari iby'Imana yaguhaye rwose, guha kwiga. Mu muryango wawe nta bize barimo, ariko wowe uriga. Iguha gukora ubukwe, wenda iwanyu batarigeze bakora ubukwe, baribaniraga gutya gusa. Iguha kubyara, harimo ingumba zabaye mu muryango wawe. Hari ibintu Imana yaguhaye utarazwe n'ababyeyi, nibyo nari nishatse kukubwira. Bibaho rero na Yeroboamu, Imana yamuhaye ubwami ibukuye mu nzu ya Dawidi, imukura mu maboko ya Salomo, iramuzana imugabanyiriza ku bwami. Bibaho rero, ariko Bibiliya yavuze ngo iki? Hanyuma Yeroboamu aragenda ngo arasayisha, ntabwo yubashye Imana mu by'ukuri. Imana ngo iramureba, isanga rwose Yeroboamu ibyo akoze atazi ibyo ari byo, iramwihorera. Kuko hari igihe dukora ibyaha, Imana ikatwihorera ntiduhondagure, ahubwo ikadutega ikindi gihe, ukihumuriza. Shobondetse ko nongeyeho imibare, shobondetse ko nakoze yitrike bigacamo. Ariko buriya ibiguteza ikindi gihe hari ahantu uzayikenera. Nyakunda kubwira abantu, Imana irakwihorera ko burya hari ahantu uzayikenera, hari ahantu uzayikenera, ugakenera Imana, ukagenda ukagavura, ukiba, ukanyanganya, ugahora urya ruswa, ikakwihorera. Ariko hari ahantu uzayikenera. Yeroboamu rero ngo arajya akora ibyaha, ngo arusha abamubanjirije bandi, arabarusha, ngo akora ibyaha ariyongeza. Yimura Imana, ayitera umugongo, ayishyira inyuma. Ibyo byari ibintu bibabaje. Yirengagiza Imana yamukuye mu buretwa, yirengagiza Imana ahantu yamukuye muri rubanda. Byari bibabaje kwirengagiza, ngo ayishyira inyuma, arayimura, ayishyira inyuma. Igihe cyose iyo dukoze ibintu binyuranye n'ubushake bw'Imana, tuba tuyimuye. Iyo dutangiye kwiremera ibindi bigirwamana, iyo dutangiye kwihangira ibindi bintu bitaturutse mu kuboko kw'Imana, tuba tuyishyize inyuma. Iyo tutubaha amategeko yayo, tuba tuyishyize inyuma. Hari igihe dushyira inyuma Imana rwose pe. Imwe Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana yo mu ijuru muri iki gitondo yongeye kungarura imbere yanyu n'imbere yayo, kandi ndayishimira ko yakomeje kuturinda, kandi namwe muri amahoro. Imana yo mu ijuru habwa icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ry'Imana rero, reka dutangire dusenga, twiragiza Imana, dusengera imitima y'abantu bose bari budukurikirane. Imana data wa twese, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa, Kristo wanesheje igorogota ku musaraba. Turagushimye kuri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose. Tuguhaye ikaze na karibu kuri iyi channel ya Philadelphia, kugira ngo buri umwe wese udukurikirana ayiruhukireho, yakira amahoro isi datanga, yakira amahoro datangwa n'abantu. Amahoro y'Imana aboneke kuri buri umwe wese. Kandi nsengeye ikirere, nsengeye Imana uyu mwanya, mpeje imbaraga z'abarozi n'abakonikoni, mpeje bitavuga Imana, umucyo w'Imana ugaragare muri aka kanya, imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Reka wongere dukoreshe kurusha uko ujya udukoresha. Vugana n'abantu bawe Imana baguteza amatwi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi ugambiriye kutugirira neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko nabibabwiye. Ndashimira Imana data yagize neza, ikaduha umurimo wayo, ikatugira abo kwizerwa, ikatugabira umurimo, ikatugira ibikoresho. Turi ibikoresho by'Imana. Turi ibikoresho by'Imana, dukorera Imana yishatse, dukoreramo mu buryo ishatse, yishatse mu buryo ishaka, ni kwidukoresha kuko turi ibikoresho byayo. Uyu munsi rero tugiye kumva ijambo ry'Imana.
muri hangana ijambo ry'Imana iba yaduhaye icyo umwuka aba yaduhaye nicyo tugomba gutanga. Haba hari umuburo, hari Imana iduhugura, yari igihe cyo guhugurira ahugura, igihe cyo gucyahira cyaha, igihe cyo guhesha abantu umugisha ubahesha, ariko niyo iduhugura bigira ngo iduhe umugisha, irabanza ikadukarabya, ikatweza, yarangiza ikaduha umugisha. Rero hari igihe ibibona hari umuntu wiraye, kuko ngo Yesu yataye intama 99 akurikira intama imwe yari yazimiye. Rero hari igihe umuntu hari mu ntama za Kristo, hari uba wariraye, Imana ikongera igahugura, kavuga iti nyamuneka garukiraho. Twabyumva turi benshi, ariko hakaba harimo umwe Kristo ari kuvugana nawe. Uyu munsi turavuga ku ngaruka zo kwiyoberanya. Ku ngaruka zo kwiyoberanya zibaho iyo umuntu ari umukristo yiyoberanya, adakizwa neza, atarahisemo neza, habaho ingaruka. Hakabaho ingaruka umuntu agahura nazo. Hari ingaruka mu bintu byose duhura nabyo, tukahura n'ingaruka hari ingaruka z'ibyiza, ariko kandi hari n'ingaruka z'ibibi. Rero n'ingaruka z'ibyiza zibaho, kuko ntimukagira ngo habaho ingaruka z'ibibi gusa. Niyo twagikoze neza, tugakizwa neza, tukaba mu nzu y'Imana neza, nyuma ushobora kubikora ugakomeza ugakizwa, ugakora umurimo w'Imana, ukabona nta ngororano uri kubona, ariko kandi buryo ubunazibona. Ariko y'amaso yawe uvuga uti se ko ari ibisanzwe, shobora nakoze ariko ndabona nta ngororano, ukagenda ubara imirimo myiza wakoze, ariko habaho ingaruka mu minsi iri imbere. Urugero zirahari, mfite ingero zifatika. Moridekayi, mujya mwumva amakuru y'abantu bakunda gusoma igitabo cya Esiteri. Moridekayi ngo yaburiye umwami igihe yabaga ku irembo ry'ibwami, ngo yaburiye umwami ko hari inkone zishaka kumusimbura, ngo hanyuma ibyo bintu biragenzurwa, ngo basanga nibyo, hanyuma iyo kudeta bayikuraho. Ngo bamaze kwikuraho, Moridekayi ntiyagororerwa, gusa birandikwa by'Imana, ibyo dukora byiza birandikwa, ariko n'ibibi birandikwa. Uyu munsi rero turashaka kuvuga ku muntu witwa Yerobowamu wiraye, arirara, kandi Imana yaramugiriye neza, arirara. Reka dusome igitabo cy'Abami ba mbere, Abami ba mbere ibice byaho 14, turareba umurongo waho wa 7. Ibice byaho 14 turareba umurongo waho 10, umurongo wa 7, umurongo wa 7 n'uwa 8 tugere ku wa 9. Imana ibaha umugisha. Mukozi w'Imana reka dufashe. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 14. Yego. Uyu mutwe w'amagambo uravuze ngo Ahiya ahanura ibizaba ku nzu ya Yerobowamu. Ahiya arahanura ibizaba ku nzu ya Yerobowamu, abivugaho, arabihanura, avuga ibizaba. Kubera ko biravuze ngo Ahiya ahanura ibizaba, ntabwo ari ibiri uwo munsi, ni ibintu bizaba ku nzu ya Yerobowamu. Murongo wa 7, genda ubwire Yerobowamu uti, umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo, yagukuye muri rubanda irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bw'Abisirayeli, ikugabaniriza igihugu igukuye ku nzu ya Dawidi, igikuye ku nzu ya Dawidi, ariko ntiwambereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo. Ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo, akayikurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Akayakurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha, ahubwo wowe wagize akarusho, ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose. Ukora ibyaha, urasayisha, ujya mu bibi kurusha abakubanjirije bose. Uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe, n'ibiyagijwe. Urandakaza uranyimura, unshyira inyuma. Imana itugirire neza. Bantu mushyira Imana inyuma, bantu murakaza Imana, mureke twisubireho.
iki gihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kurakaza Imana, ahubwo ni igihe cyo guha Imana igihe tukagirana nayo ubushuti, tukayegera, tugashaka kumenya iki dushakaho. Kuko Pawulo yarabivuze mu gitabo cy'Abaroma mu bice 12 ngo iyo dufite icyo dushaka ku Mana nayo bifite icyo dushakaho. Uyu rero tubonye Bibiliya tubwiye ngo Ahiya yari umuhanuzi ngo ahanura ibizaba ku nzu ya Yerobowamu. Aramuhanurira ngo Yerobowamu yabaga mu rugo rwa Salomo, hanyuma Bibiliya ivuga yuko Imana yamugabanyirije ku bwami ibukuye mu nzu ya Dawidi. Ubu hari ibintu Imana yaduhaye bitari muri gakondo yacu. Hari ubuzima wicayemo, hari umugisha urimo utaraturutse mu babyeyi, utarazwe na so wanyu, nta nyogosenge yabigizemo uruhari, nta mukuru wawe wabigushyigikiye, ari umugisha wahawe n'Imana. Ikakureba uko uhagaze n'ukuri, ikabona amateka yawe rwose ntayo, ikakuremera. Imana igiremera umuntu, ikakuremera, yarangiza ikaguha umugisha rwose. Cyo rero ujye ubizirikana, ubizirikane, bitume uyubaha, bitume nawe uyiha igihe, bitume nawe uyitaho. Imana ishimwe cyane, Imana yacu yahabwa icyubahiro. Tuvuze Yerobowamu Ahiya ahanura ibizaba ku nzu ya Yerobowamu. Icyo gihe rero ngo Ahiya uyu muhanuzi yahanuriye Yerobowamu, aramubwira ngo ariko uzaba umwami. Ati yewe, ati wowe uzaba umwami, uzayobora abantu, uzaba umuyobozi. Imuvugaho ati Imana niko imbwiye, ntabwo nzi umunsi n'itariki, ariko bizaba. Kandi Yerobowamu yaje kuba umwami, arayobora, umuyobozi w'Abisirayeli. Imana imugabanyiriza ku bwami ibukuye mu nzu ya Dawidi. Nawe hari iby'Imana yaguhaye rwose, guha kwiga. Mu muryango wawe nta bize barimo, ariko wowe uriga. Iguha gukora ubukwe, wenda iwanyu batarigeze bakora ubukwe, baribaniraga gutya gusa. Iguha kubyara, harimo ingumba zabaye mu muryango wawe. Hari ibintu Imana yaguhaye utarazwe n'ababyeyi, nibyo nari nishatse kukubwira. Bibaho rero na Yerobowamu, Imana yamuhaye ubwami ibukuye mu nzu ya Dawidi, imukura mu maboko ya Salomo, iramuzana imugabanyiriza ku bwami. Bibaho rero, ariko Bibiliya iravuze ngo iki? Hanyuma Yerobowamu aragenda ngo arasayisha, ntabwo yubashye Imana mu by'ukuri. Imana ngo iramureba, isanga rwose Yerobowamu ibyo akoze atazi ibyo ari byo, iramwihorera. Kuko hari igihe dukora ibyaha, Imana ikatwihorera ntiduhondagure, ahubwo ikadutega ikindi gihe, ukihumuriza. Shobondise ko nongeyeho imibare, shobondise ko nakoze yitrike bigacamo. Ariko buriya ibiguteza ikindi gihe hari ahantu uzayikenera. Nyakunda kubwira abantu, Imana irakwihorera ko burya hari ahantu uzayikenera. Hari ahantu uzayikenera, ugakenera Imana, ukagenda ukagavura, ukiba, ukanyanganya, ugahora urya ruswa, ikakwihorera. Ariko hari ahantu uzayikenera. Yerobowamu rero ngo yarajya akora ibyaha, ngo arusha abamubanjirije bane, arabarusha, ngo akora ibyaha ariyongeza. Yimura Imana, ayitera umugongo, ayishyira inyuma. Ibyo byari ibintu bibabaje. Yirengagiza Imana yamukuye mu buretwa, yirengagiza Imana ahantu yamukuye muri rubanda. Byari bibabaje kwirengagiza, ngo ayishyira inyuma, arayimura, ayishyira inyuma. Igihe cyose iyo dukoze ibintu binyuranye n'ubushake bw'Imana, tuba tuyimuye. Iyo dutangiye kwiremera ibindi bigirwamana, iyo dutangiye kwihangira ibindi bintu bitaturutse mu kuboko kw'Imana, tuba tuyishyize inyuma. Iyo tutubaha amategeko yayo, tuba tuyishyize inyuma. Hari igihe dushyira inyuma Imana rwose pe, ariko ndagira ngo uyu munsi Imana yo mu ijuru ikugirire neza, nanjye igirire neza. Turebe ese koko uyu munsi ni Yerobowamu uri kubwirwa? Yerobowamu rero, kuko hari igihe dukenera Imana, yaje kujya ku bwami, arasayisha, akora ibyaha, ngo arusha abamubanjirije. Ariko ngo nyuma aza kugira ikibazo,
arwaza umwana uhereye ku murongo waho wa mbere ngo Yerobowamu arwaza umwana araremba, baramuvuza, bajyana mu bitaro bikomeye, baramuvuza, bakora ibishoboka nk'umuntu wari ushoboye, biranga. Hanyuma ngo abwira umugore we ngo mada ihagurukire, hari umuhanuzi wigeze kumvugaho avuga ko nzaba umwami. Ubu ntabwo tujya twibagirwa ibintu byiza twahuye nabyo, ntabwo tubirengaho tubizi, ariko ntidushobora kwibagirwa ineza y'Imana. Ntiwakwibagirwa ko yaguhaye akazi, ntiwakwibagirwa ko yaguhaye umwana, ntiwakwibagirwa ko yaguhaye urugo. Ubikora ubizi, nubwo urugeramo ugatangira gusuzugura abantu no kwanga kubacumbikira n'iki, ariko urabizi ko ari Imana yaruguhaye. Ntiwakwibagirwa ko hari abantu uruta, hari abantu urusha ubuzima, ntabwo ibyo bibewe nubwo udaha Imana agaciro ngo yibuke ko yabikoze. Rero ngo Yerobowamu uyu nguyu arwaje umwana, abwira umudamu ati haguruka ariko wiyoberanye ujye gushitwa Ahiya, niko birivuze. Witwa Ahiya yigeze kumvugaho ko nzaba umwami w'Abisirayeli, hanyuma umubaze iby'uyu mwana wacu urwaye, ariko wiyoberanye ntaze kumenya kuri muka Yerobowamu, wigira undi mugore. Urumva, nta nagiye aca bugufi ngo avuga ngo Mana mbabarira, nta nagiye avuga ngo Mana tubabarire twaragomye turagarutse. Kuko hari igihe Nehemiya ajya gusenga, yarasenze ajya kubaka, ajya gusana amarembo y'i Yerusalemu, yaravuze ngo Mana tubabarira ibyaha, ariko kandi wibuka yuko hari ijambo wavuze, wabwiye Mose ngo nimungarukira mukitondera amategeko yanjye, mukangarukira naho ibyanyu bizaba byaramaze kugera ku mpera y'isi, iby'inzige zajyanye nzabigarura. Bivuga ngo iyo tugarukiye Imana, iyo tuje tugasaba imbabazi, tukihanira kureka, Imana iratubabarira. Iyo tuje tukabwira Imana ngo Mana tubabarire, Imana iratubabarira. Ariko uyu Yerobowamu nta nubwo yisubiyeho, ageze mu kibazo ariko nta kigezemo ngo avuga ati Mana ndabizi ko nahemutse ukimara kungirira neza, ntabwo nagarutse ngo ngushimire, ntabwo numviye amategeko yawe, ahubwo naguteye umugongo ngushyira inyuma, none mbabarira Kristo, mbabarira Papa. Imana imbabazi zayo zihoraho iteka ryose, ariko ntabwo yabikoze, ahubwo yongeye icyaha ku kindi, avuga ngo wiyoberanye ntamenye kuri muka Yerobowamu, hanyuma umubaze iby'uyu mwana wacu urwaye, iby'uyu mwana wacu warembye. Byari bibabaje. Icyo Imana ishaka ni uko twisubiraho tukabwira Imana ngo Mana tubabarire, tukabwira Imana ngo Mana hatwaraguye, hatwasubiye inyuma, hanyuma ukayisaba cyangwa se ukagira ibyo uyibwira, ariko wabanje kwisubiraho. Mu by'ukuri ntitukihagarareho, kuko hari igihe Imana tuzayikenera, kandi iyo dufite ibyo dukeneye ku Mana nayo ifite ibyo dushakaho, iyo dufite ibyo dushaka ku Mana nayo ifite ibyo dushakaho. Rero muka Yerobowamu ngo arahaguruka aragenda, ariko Imana iba yamaze kubwira umuhanuzi witwa Ahiya ati ndakubwira ibyo uri buvuge. Dore muka Yerobowamu araje, ariko ariyoberanya yihindura undi mugore, nyamara ndakubwira ibyo uri bumubwire. Bibiliya itubwiye ngo iki? Ngo genda ubwire Yerobowamu uti umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze, umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga ngo ndagukuye muri rubanda ndakogeza, ndagukuye muri rubanda. Urumva bitandukanye na bya bindi yaragiye ajya gushaka kumenya uko uriya mwana bamaze igihe barwaje bizagenda, kumenya uko ikibazo barimo kizarangira, kumenya uko ubuzima bahagazemo buzarangira. Tuba dufite igihe cyose tugira amatsiko y'ejo hazaza. Mama aka kazi kazarangira gato, uyu murimo uzarangira, uru rugo bizarangira. Ubu gihe cyose tuba dufite amatsiko y'ibizarangira, uko bizarangira, uko bizagenda. Hanyuma we ntabwo agiye, agezeyo Imana iramubwira ngo ibwira umukozi wayo ngo yarashaje, amaso atakibona kubera bukuru, ariko kubera ko yubahaga Imana ari kimurimo, iramubwira ngo muka Yerobowamu araje, ariko aje yiyoberanije, yihinduye undi mugore. Ntukigire umukristo utari we, uramenye, jya ugaragaza intege nke zawe ku Mana,
ntugashake kwerekana ko ukijijwe kandi udakijijwe, ntugashake kwerekana uko utari. Ibyo bintu bibabaza Imana cyane. Niba uri mu ntege nke birashoboka yuko utahora wemye, ariko niba wumva hari aho wacogoye, yemerera Imana uyibwire ngo Mana, ndumva nananiwe, ndumva hanatsinzwe, ndumva hananeshejwe, ariko reka ntugashake kwiyoberanya imbere y'Imana, nukongera icyaha ku kindi, uba wikururiye uburakari bw'Imana. Yerobowamu ngo abwira umugore ngo wiyoberanye, ntaze kumenya ko ari umudamu wanjye, kuko ibyo twakoze si byiza. Nawe ubyibuke, kuva Imana yatugira abantu bakomeye ntabwo twongeye kuyubaha no kuyikorera. Rero uramenye ntibaze kumenya ko ari twe. Gusa iramubwira ngo fata amaturo, aramubwira ngo bifata ibintu, ufate ibintu ujyane umushyire, ariko ntumwimenyekanisheho. Ndashaka kukubwira, hari ijambo Samweli yabwiye Sawuli igihe yari yaramwimikishije amavuta aba umwami w'Abisirayeli, ariko Imana yaramubwiye uko bizagenda. Hanyuma ngo aza kumubwira ngo uzica Abamaleki, uzagire gutyo uzagire gutyo. Ariko ngo hanyuma ikintu gikomeye yakoze, yaramubwiye ngo mbese uko Uwiteka yakubwiye ko atari ko byagenze, wabitewe n'iki? Aravuga ati ntabwo ari jye n'abantu, ariko kandi nabo byo bakoze ni ibingibi yabikoze, twagira ngo abantu ibintu twasigaje tuzabitambira Uwiteka mu ibitambo, twagira ngo ibintu twasigaje tuzabitangemo amaturo, niyo mpamvu. Hanyuma rero ubwo Imana ngo Samweli aravuga ngo wakosheje, kumvira biruta amaturo, biruta ibitambo, biruta ibitambo. Hari abantu benshi bibaza ngo jyewe bwo nkora umurimo w'Imana, ngo bwo ntanga icya 10, bwo ntanga amaturo, nta kibazo izambabarira. Ibyo biri ukwabyo. Icyambere ni ukumvira iby'Imana, ni ukubaha Imana. Icyaha ntigikurwaho n'imirimo wakoze, icyaha gikurwaho no kwihana. Imirimo iza ari inyongera, iza ari imperekeza. Rero Yerobowamu abwiye umugore ngo fata amaturo, fata ibitambo bimushyire, hanyuma wiyoberanye. Ibyo byose Imana yarabirebaga, ariko irangije avuga ngo genda umubwire ngo yagukuye muri rubanda, arakogeza, akugira umwami w'Abisirayeli, ariko ntabwo wayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo, ahubwo wakoze ibyaha, untera umugongo, ushyira inyuma. Imana yari yayihoreye, Imana yari yicecekeye. Ahantu ujya uhatekereza, tekereza ibintu umaze gukora, kabona Imana irakuretse, ibiguteza ikindi gihe, ibiguteza ikindi gihe. Tekereza, irakwihorera ukagira ngo uhwanye nayo. Ngo genda umubwire ngo yarakogeje, yagukuye muri rubanda. Jya utekereza ahantu Imana yagukuye, jya utekereza ahantu Imana yagukuye, ntukiyoberanye. Niba ufite intege nke, byemerera Imana. Niba hari ikintu cyakunaniye, hakaba hari ingeso yakunaniye, jya ubwiyereka Imana ubwo uti Imana ni ukuri nanjye mbashaka gukizwa, ariko ibi nisanga ari uku byagize. Imana izabireba, ifite piyese yahinduranya, niyo yakuremye. Icyo ishaka ni uko uyibwiza ukuri, icyo ishaka ni uko uyibwiza ukuri, iki rwose byarananiye, ibi ngibi byarananiye Mana, urabizi ndagukunda, ndanabizi ko ufite imbaraga, uri hejuru ya byose, unayiramye, upfukamye uyiramye, uzamura amaboko uvuga ngo uri kibirengeye, usumba byose, uri byose ku buzima bwanjye. Ariko wibuke ko iki cyananiye. Mana ni umubyeyi, ni data. Dawidi yaravuze ngo dushimire Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Uyu Yerobowamu yari yarimuye Imana. Wowe se uhagaze ute? Uhagaze ute? Hari igihe umuntu aba mu murimo w'Imana, hari igihe umuntu yibwira ngo arakijijwe, ngo reka ngo ndakijijwe, ngo nta n'ubwo ibintu bikora, ngo Imana nayo irabizi. Ariko ujye ureba neza,
kuba wararetse itabi ukaba wararetse kurwana ntabwo bivuga ko agakiza kuzuye. hari ibyo Imana igushakaho. Kero buri munsi umukristo ahora yisuzuma, saba Imana imbabazi. Ntukabyuke ngo ujye mu kazi utasabye Imana imbabazi. Mu ntekerezo zawe, mu nzozi zawe uzisabira imbabazi, hanyuma usabe Imana kuyoborwa nayo. Hamagare Mwuka Wera, Imana itugirire neza, Imana ibane natwe, Imana idushyigikire, Imana ibe mu ruhande rwacu. Ndagira ngo ngusengere Imana, ndagira ngo nkwingingire Imana, ndagira ngo duhamagare Imana Data ikongerera imbaraga, kubera ko hari ahantu uzayikenera nutisubiraho ngo utangire witekerezeho. Iminsi umaze urayizi ariko isigaye ntabwo uba uyizi. Biragusaba guhora wezwa, ugahora ukizwa, kuko niba warahisemo Kristo kugira ngo akubere umwami n'umukiza, hari amabwiriza, hari uko ugomba kwitwara. Ndagira ngo rero dusenge Imana, tuyinginge Imana Data ibahane natwe, itugirire neza, itugirire neza, idushyigikire. Hari aho uzayikenera. Yerobowamu yageze harayikenera kandi yari yarayiteye umugongo yihangira izindi mana, ariko hari aho yayikeneye, hari yageze mu bibazo amenya ko Imana ari ibishobora. Hari aho uzayikenera, hari aho uzayikenera, tangira ushake gusabana nayo. Hari aho uzayikenera, tangira ushake kugirana kuzuzanya nayo. Tangira uyiyegereze, uyibwire ngo Mana ibisimba ishoboye. Cyangwa se wayiteye umugongo, ntabwo nzi uburyo ubanye nayo, ariko Imana irakuzi, ikuntumyeho muri iki gitondo. Hari ingaruka zo kwiyoberanya, ntugashake kwifata uko utari. Niba wumva uhagaze neza, komeza usabe Imana iguhe izo mbaraga, komeza usabe Imana ikongerera izo mbaraga. Ariko wowe nangira ijambo ni iryacu. Ibihe turimo ntabwo ari ibihe byo gukirisha agakiza. Ibihe turimo ntabwo ari ibihe byo kurekura umusaraba. Ibihe turimo ni ibihe byo kugundira Imana no kugundira umusaraba. Urumva, isi yose izayipfukamira, mavi yose azapfukama. Imana ya Isaka na Yakobo na Aburahamu ni Imana yihagije, Imana yaremye ijuru n'isi. Ndagira ngo uyu munsi ngusengera Imana Data. Sinzi intege nke zawe aho zari zimaze kugera, sinzi aho wari umaze kugera mu gakiza, umaze mu gihe cyose umaze mu gakiza. Ariko ibyo byose, niba Yerobowamu yarabwiye ngo genda ubwire Yerobowamu ngo nagukuye muri rubanda ndakogeza, hari ahantu Imana yakogeje, hari ahantu Imana yakwamamaje, hari ahantu Imana yagushyize, uriho kuberayo. Uyu munsi rero ujye ubizirikana, ubihe agaciro, kugira ngo ukomeze ugirane ubusabane n'Imana, ikomeze gushyira mu mavuta yayo. Yo komeza kuzirikana Imana yagukuye, igenda ikuzamura, igenda ikuzamura. Wige kuramya Imana. Ushaka kuba ntajwi ngira muri icyo kijwi cyawe, ugenda wiherera uramya Imana, uyihamagare, ujye mu mavuta yo kuramya. Imana ishimwe. Reka dusenge rero, reka dusenge. Ariko hari igihe uzayikenera, hari igihe uzakenera Imana, biragusaba kugira ngo ubane nayo. Ibuka aho yagukuye, hari igihe uzayikenera. Imana ntihishwa. Urakoze Kristo wa Nazareti, ugize neza kubw'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye imitima yose ifite icyaka, ifite inyota yo kukumenya, ifite inyota yo kugukurikira. Bongerera imbaraga, basuke handi make. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zisumba byose nizibane n'abantu bawe. Mana, uyu muntu wasubiye inyuma, uyu muntu wakwimuye, uyu muntu uri mu ntege nke, ongera umugarure, ongera umugarure, ongera umugarure Kristo. Urakoze Mana, gwiza abakizwa, gabanya umubare w'abarimbuka, kandi utanga ubugingo ku bantu bawe. Imbaraga zisumba byose ziboneke. Urakoze Kristo, ongera abakizwa, ongera abakizwa, ongera abakizwa, ongera abakizwa Kristo. Urakoze Mana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kuri uhuye abantu barushye, urakoze kuri uhuye abantu barushye. Mana, abantu batera Imana umugongo bagarure, bongere bayigire ya mbere, bongere bagarukiraho, bibuka aho bakuye. Hari abakuye muri rubanda, hari abo wogeje. Urakoze Kristo, jambo ryawe uryagure kugira ngo buri wese rimugereho. Icyubahiro kibi cyawe. Sengeye abantu barwaye indwara zitandukanye, indwara z'amayobera, indwara z'imyuka mibi,
indwara za kanseri na za diyabeti, indwara zidakira z'ibyorezo, mu izina rya Yesu Kristo wanesheje igorogota ku musaraba. Uyu muntu urwaye umutwe, uyu muntu urwaye umutwe, uyu muntu urwaye umutwe, imbaraga z'Imana zimukize. Uyu muntu urwaye umutwe akire mu izina rya Yesu. Uyu mwuka w'ubuhumyi, uyu mwuka w'ubuhumyi turawunanije katika jina la Yesu. Uri Imana ikiza, kuboko kwawe kubakize. Mpagaze mu mbaraga zisumba byose, abantu bakire gukira, abantu bagira amahoro. Uyu muntu urwaye mu nda, imbaraga z'Imana nizimukize. Dosir bone ntibakamukuremo iyi nyama yo mu nda, iyi nyama yo mu nda ntikavemo. Mana yikozeho ikiganza mu izina rya Yesu. Reka uyu muntu akire. Urakoze Mana, ruhura abantu barushye, ruhura abantu barushye, ongera agakiza mu bantu. Turabasengeye, dusengeye abayobozi, dusengeye itorero, dusengeye abashumba, dusengeye abakristo, dusengeye abakozi bawe bose, abagukorera ku manywa na nijoro, abafite ishyaka. Mana nubagirire neza. Urakoze ko wumvise, cyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze Mana, dusengeye igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Komeza ukigirire neza, fata amaboko abayobozi, turwanirire Mana, kuko kwawe kwiza kube kuri buri muntu wese. Urakoze kubikoze, cyubahiro kibi cyawe. Amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ibagirire neza. Reka mbahe telefone ni 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 74 34 94 rimwe 0722 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha naho utaha.